Yes reka tugaruke nk'ibisanzwe tubasuza tuti muraho mukomere twebwe reka tuvuge akamaro kaji bita grenadine. Iyi ni grenadine ikomoka mu mbuto zimwe bita grenade, usanga kuvuga grenade mu Gifaransa nishi usanga izo mbuto abari itukura cyane nk'amaraso, akaba nanone iva mu mbuto zitukura nanone, mbese imbuto ziba zitukuye nayo niko ibitukura. Hatinye rero reka nanyibereke iyi ni ngiyi yo bita grenadine, siniba muyireba neza, yego iyi ngiyi ariyo iyi. Iri ni icupa rero ryuzuyemo ji ya grenadine. Kaba nagiraga ngo rero uyu munsi reka turebere hamwe ku kamaro kayo. Subwo nawe waba uri mu bantu batazi akamaro ka grenadine, n'uburyo ari ikimera cyiza kikaduhereza akaji karyoshye keza. Tutabatinye rero reka tuyivugeho maze nawe umva akamaro kayo, cyo nzi cyo urahita uyikunda cyane, urahita uyikunda bikaze. Reka dutangire rero. Ji ya grenadine mureba avuga yuko ari ji ifasha amara kwikuramo imyanda. Iyi ji iyo amara afite imyanda, iyi ji idufasha gukoramo iyo myanda igasohoka. Ikindi igwanya indwara z'umuriro. Bari bakunze kurwara indwara z'umuriro kumva bashuhiranye, reka da akana kugakoraho. Ikindi ifasha kuvura inzoka, za nzoka zo mu nda nyine ngo tutuyekana two turagenda. Ikindi ivura abafite acide nyinshi mu gifu. Bakuri umuntu wumva afite acide nyinshi amara kurya indwe zikabigarura, kumva mu kanwa ari kuzikirisha ari ikindwe cya acide bakuba nyinshi mu gifu. Noneho iyi ji nayo ya grenadine igufasha kugabanya iyo acide. Ikindi nanone ifasha mu kurinda umuvuduko w'amaraso kwiyongera, mbese igabanya umuvuduko w'amaraso. Abarwaye umuvuduko w'amaraso ubwo nakabashishikarije namwe apeti yongere kandi mugashake kazabafasha. Iki nanone yongera apeti, yongera apeti. Aka kaji kongera apeti kandi kuri kubona gatukura niyo kageze mu mubiri nabwo karagenda kakongera icyitwa amaraso, maze nayo akiyongera kandi akaza afite umwimerere. Nyuma yo kugabanya umuvuduko w'amaraso rero nanone ivura abafite gute ifata mu ngingo, kwa kuntu usanga umuntu afite umubiri utimbagira n'amasanga cyarabyimbye ukuntu nta kaguru akagira ngo gafite ikindi kintu. Iki nanone ifasha mu gihe uric acid yabaye nyinshi mu gifu, kandi twakivuzeho bwa mbere. Nanone iki nanone irwanya umubyibuho w'ikirenga. Bane usanga bafite ibicece abo nabo irabafasha. Ikindi nanone umubyeyi uyikoresheje atwite iramufasha cyane, ituma umwana atwite avukana imbaraga. Bandi baje babyara kumva umwana afiriye mu nzira, no iyi ngiyi iramufasha umwana akavukana imbaraga, umubyeyi nawe akabona imbaraga. Iki nanone kuri umubyeyi nanone utwite iyo agiye ayikoresha mu gihembwe cya mbere, icya kabiri, icya gatatu, ifasha wa mwana atwite akazavukana ubuhanga, mbese avukana ubwonko bumeze neza. Ariko bavuga byibuze abashakashatsi bavuga yuko kabaye gakeya buri gihembwe, ababyeyi batwite bamara ibihembwe bitatu, buri gihembwe wajya ufata icupa
n'ikindi gihembwe icupa n'ikindi cupa, ubwo mbese utwite amezi 9 wafatamo amacupa y'iyi ji ya grenadine 3. Iki nanone yongera ubuhanga ku bantu bakoresha ubwenge cyane. Nyine abandi dukora akazi gateka asaba gutekereza, tugakora akazi nyine bamusanga bicaye kuri za mudasobwa muri office, n'abandi nkatwe tuba turatekereza imibare irenze, right? Abo ngabo kuyikoresha iragenda ikarukura nyine tubwinge bukongera gusubira ku murongo. Ikindi nanone irinda kanseri, niyo mu buryo bwose, yego nayo iza kubafasha. Iki nanone iyi ji si ibyo gusa, aho kukuyemo na za vitamine, hamwe vitamine A, C, I ariyo bita M nyarwanda, n'imyunyungugu nka potassium, copper na iron. Yego aka kaji rero na kaji karyoshye, ntabwo ashira agaciro. Ikindi akanga iyi ifashwa ivanga n'igikoma cy'uburo, uburo gusa ningiye umva amaraso araza neza, ukagenda ugakomera za blood cells cyo bita insoro nazo zikirema, ibintu bigatungana. Ni mu buryo rero wabona ko mbanyafite ari menshi hano ahangaha muri botike. Yego mwazaza mukaduteza n'imbere, ni karibu, turabakunda. Bye bye.